murumva mu bushobozi bwacu buke twishyurira abana 40 ishuri. Rero murumva nitunagera kure no butazwa twishyurira mwese ishuri. Mukomeze mudusabire umugisha aba bana 40 turabakurikirana. Harabo mubo twigana nabo twabwiye babemeye ko bazajya bafata umwana bakamumenya paka asoje. Urumva atari umugisha. Mu buzima habo gukora no gusubira inyuma. Ndashimira mama wandemeye ubuzima, nshimira na data wongera inama nzima z'uburyo nakora ibishoboka na rurema, nkakatira inzira zinjyana mu mwijima. Kubw'ibyo rero mfite icyifuzo ku mutima, naho undi nagiye usibye Imana rurema, ko niyo nyine igena iby'ubu buzima. Ndayisaba kuzamera ababyeyi kurama, imyaka 100 ni iki ko nshaka mugana. NCD TV, Big Dreams Change Things. Burya ngo umufana nyawe ni wambara ikipe ku mutima ndetse no ku mubiri. Wabuze jezi nziza za original z'amakipe wikundira. Ibyo ntibikiri ikibazo ko Gary Kit yabazaniye jezi nziza cyane z'amakipe mukunda. Harimo Manchester United, Arsenal, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, AS Milan ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Cyane ko tutibagiwe nani wacu mu Rwanda. Dukora Kimisagara azwi nko ku Ntaraga muri metero 20 uvuye ku muhanda. Akarusho nuko tubikugezaho ku buntu aho waba uri hose mu gihugu. Ushobora gukurikira Gary Kit ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye cyangwa ugahamagara kuri 0786110260 cyangwa 0798584408. Burya kugaragara neza ni amahitamo yawe. Gary Kit ni igisubizo cyiza. Bravo, funga. Fungua. Tifashiti. Mituweli, Minerivare, ibikoresho by'ishuri, n'ibindi bitandukanye, mudufashe. Tibafashe ababyeyi. Zajyane zose kasa. Ati n'imfura cyane babyeyi. Zajyane bose kasa. Abatuzanye biswi babyeyi. Zajyane bose kasa. Dore na bombo babyeyi. Zajyane bose kasa. Tubarabire. Again and again.
bayiteme bavuga amasasa. Ishyamba bayiteme bavuga amasasa. Abyanishaza.
ndabashimiye mwese mwateraniye aha ngaha abashyitsi badusuye iyavuga umeze neza se umeze neza yego disipurine ibanga ryacu disipurine umugabo ni ibanga ryacu disipurine abashimiye mwese abitabiriye abaje ariko ndanenga abakererewe iminota mikeya yo kudakuhereza ijambo abashyitsi batuganye tubakire sibyo mukure abashyitsi ubwo rero abashyitsi nimubona dutangiye kubakira ndibubasabe gukoma amashyi mutaruhuka muraruhuka ari uko bose bagezemo turi kugenda abantu bishimye nibaseke namwishinga hari umuseke fungura igitego kiragufasha kibafasha iki mituweli minerivare ibikoresho by'ishuri n'ibindi bitandukanye mudufashe bivuga abantu bakize n'indi cyane cy'ubukobwa abafifuye kuvuga abatakoze attendance uhita uca hano uhita gukorera iki Irakoze Liza Daniela umunsi twishimiye kuza kubasura murakoze Uwati ni umunyamakuru yaksene Yama yakaitafu yaksene Yakaitafu yama yaksene Tumurabire again and again murakoze nitwa Krista cyane ikiyu ushatse kwamagara nishimiye kubana namwe kabisa ni by'agaciro binakunze twaza kuganira mwese murakoze Ongeye kwirwa ukuri kuba muri hano ni iby'agaciro kubera yuko utari hano uko biri kose ntabwo ari mu ngeso nziza bivuze ngo mukomeze mushyiremo imbaraga kandi mujye mwitabira munirinde n'ibibashuka si byose mugire umunsi mwiza mugize ne abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana umeze mute se
ndabasuhuje. Amazina nitwa Nzayihiki Basile. Mu rugo ni Nyamata niho mvuka. Ndi umumisiyoneri umuvugabutumwa nkorera mu Burera mu Majyaruguru. Uyu munsi maze igihe numva amakuru yanyu kuko aho ndi nanjye mbana n'abana batoya. Ibyo babamo ni nk'ibyo murimo. Numvisha amakuru yanyu rero ndavuga nti aba bantu ndabakunze cyane, mbakunda ntarababona, ndavuga ngo nzajya kubasura. Mbipanga kwa gatandatu washize si byankundira, none uyu munsi ndavuga uko byagenda kose. Nari naraye ahantu overnight sinigeze ndyama ijoro ryose. Mu gitondo ndavuga ngo uko byagenda sindyama n'isegonda imwe kugira ngo ntaza kuryama nkibagira. Ndavuga nti rero hashimira abayobozi banyu babigizemo uruhare, hashimira Kevin na Steel, bariya basore cyane nibo bandaritse, nibo bamenyesheje. Uyu munsi rero nabo nabasabiraga umugisha kandi nzi neza yuko muri beza imbere y'Imana, Imana ibaha umugisha. Okay, ndishimye cyane kubw'uyu munsi. Amazina yanjye nitwa Denario. Ndi umunyamakuru, njye washinze ikigo cyitwa NCD TV. Ndishimye cyane kubwa Dreammakers Foundation. Dreammakers Foundation. Mufite slogan ijya kumera nk'iyacu. NCD TV turavuga ngo NCD TV, big dreams change things. Somehow is the same, kuko twebwe gutekereza ibintu binini cyangwa se kurota ibintu binini bitugeza nanone ku kintu kirenze. So numva twarahuje cyane nubwo tutabipanze cyangwa tuvuge ngo turi kumwe, ariko narishimye cyane nkibamenya. Nabamenye kera umwaka ushize, ariko kugera hano ntibyakunda, ariko nishimiye cyane ko uyu munsi turi kumwe kandi hari ikintu kigiye kuba kirenze kuri mwe. So nkuko muri hano mujye mushimira abantu babafasha buri munsi, abantu baba bari kumwe namwe, ndavuga Baganza, Benjamin, Adrien n'abandi benshi bagiye batandukanye. N'abantu b'agaciro kuri mwe kandi mujye mwibuka no gushima Imana, musenge, birafasha cyane. So tugiye kubana muri byinshi, nimuze kurambirwa kandi murare mufite muzayikomezanye no mu bihe bizaza, muzabe mukimeze gutyo. Thank you. Okay, murakoze. Amazina yanjye nitwa Nshuti Benice. Bazi mu gusobanura n'izina ryanjye nkunda kuvuga ngo nitwa, nyine bisobanura inshuti y'umunyamugisha. Nitwa inshuti y'umunyamugisha muri makeya. So nkuko nababwiye twigana na Adrien, twarabitekerejeho cyane nka classe, kuko ibi bintu byigeze gutangira, byatangijwe n'abakuru bacu bigaga Mathmeda, nabo babijyagamo ukuntu ariwe Ganza nawe yize yari hejuru yacu. Basoje tukaba tuvuga ati se nk'abantu twigana na Adrien cyangwa se n'abandi twizaga bimwe n'ibyabaganza, gute tutafasha igikorwa cyiza bakoze. So tubijyamo nka classe, turababwira nubwo hataje benshi, murabizi muri weekend abari gahunda nyinshi, ntago bose baje. Ndi chef ten wabo, urumva na chef ntiyaje n'abandi, ubwo ruko ndabahagarariye, sibyo? So rero ikintu nababwira, Imana ikomeze ibaha umugisha, ibagurira impano, sibyo? Muri Dreammakers Okay, murumva meaning yacu simubyumva, ariko ibyo byose ntago byaba mudafite Imana, sibyo? Imana niyo ikomeza guha umugisha abangaba babayobora, abakomeza kuza. Erega na amavuta, mujye musaba Imana amavuta. Nge naje ubutaha inshuti zanjye zizaza, ndagenda mbwira inshuti zanjye gutya baze bose, ubutaha bizagende byaguka, sibyo? Rero
ngewe mujye mudusengera cyane, twe tuje hano bwa mbere mutubonye, mudushyire mu masengesho yanyu, kuko nitugera imbere cyane, nidutera imbere cyane tuzabafasha, cyangwa se namwe mwese muzagera kure, sibyo? Aricyo cyo bakobwa, mukomere, mwigire imbaraga, mwihangane, nta kidashoboka, sibyo? Niba ufite inzozi uzayigeraho byanga byakunda, sibyo? Ntubure hano uvuga ati ibi nibwo buzima bwanjye. No, ntago ari bwo buzima bwawe, sibyo? Ufite gukora cyane kubw'ahazaza hawe. Ngiye nkunda kugira slogan ivuga ngo work hard for your future, kora cyane kubw'ahazaza hawe. Ni wowe biri mu biganza byawe gukora cyane, kuba ushaka kuba, gukora icyo ushaka gukora, byose biri mu biganza byawe, sibyo? Rero nka classe twicaye turatekereza, dusanga dukwiye kwishyurira abana 40 ishuri. Narimvuze ngo mu bushobozi bwacu buke, murumva mu bushobozi bwacu buke twishyurira abana 40 ishuri. Rero murumva nitunagera kure no butatu twishyurira mwese ishuri. Mukomeze mudusabire umugisha, aba bana 40 turabakurikirana. Harabo mu bo twigana nabo twabwiye babemeye ko bazajya bafata umwana bakamumenya paka asoje. Urumva atari umugisha? Murumva ni umugisha cyane, sibyo? Muzagere kure, dore arimo ahangaha ni make, kuri twe turumva ari makeya, sibyo? Ariko nitubona menshi, nitugira uko tumera, nitugira uko Imana itujya cyangwa se nitugeraho tugera, tuzakora n'ibirenze ibi ngibi, sibyo? Ndayaha Adrien. Gushimira tubashimire again. Ahangaha tugiye gushimira classmate banjye. Señorita gushimira Ingoma mu buzima. natwe ntabwo twareka kubashimira. Imana ibaha iki? Imana ibaha iki? Ibintu byangabika cyaha agora sista yazanye minerevare ayanda sasa ma. Okay, Dream Makers Organization. Dream big, achieve bigger. So rero murabizi turi abanyeshuri, natwe turatwaka mu rugo, umunsi runaka tuzagira umushahara wacu, turabijeje, sibyo? Twazanye bikeya mu byihanganire, sibyo? Ariko tubigabane uko biri, sibyo? Tubigabane twishime, kuko twavuze ngo ntabwo twaza imbokoboko. Twagerageje mu bushake nyine, mu bushobozi bwacu bwose twagerageje. So rero tubifurije gutera imbere. Njye ndifuza ko dusenga. Arifuza ko tugira ute? Ko dusenga. Oya ntari muratubaza nyuma nta kibazo. Reka ndashaka kubasengera, sibyo? Dufatane intoki. Ninde uzi gusenga? Okay, reka mbasengere. Okay. Ngo mwifate neza dusenge. Mana yacu, Mana ishobora byose, Mana ugira impuhwe, Mana ugira imbaraga, Mana ugira ubushobozi, tugushimiye yuko waturinze tukatugejeje umwuka tugihumeka umwuka w'abazima. Mana rero ndagusabye nkweretse aba bana, ubaha umugisha, ubagure, ubashyireho igikundiro cyawe, ubashyireho igitinyiro cyawe, ubashyireho uburinzi bwawe Mana yacu, aho bagenda babonwe mu ishusho yawe Mana yacu. Urabona n'abana batoya n'abaziranenge, nta wundi wabarengera atari wowe, nta wundi wakomeza amaboko yabo, nta wundi wakomeza ubuzima bwabo atari wowe Mana yacu. Rero ndagusabye
ngo ubane nabo, ubagende imbere muri buri kimwe, bakubanze nabo imbere, ubahuze n'abantu b'umumaro mu buzima bwabo, ubarinde abapfapfa mu buzima bwabo. Mana yacu, nibagera kure tuzagushima. Rero ukomeze natwe kutwagurira amaboko, uduhe imbaraga, uduhe ubushobozi kugira ngo tubafashe bazagere kure. Nibagera kure bazagushima, kandi natwe nitugera kure tuzagushima. Tuze twize byose kandi uri umwami n'umukiza. Amen. So, ninde ufite ibibazo rero? Nacyo akibyibagirwa yagsena kubw'ibihembo batuzaniye, kandi natwe twishimiye ko tuzakora cyane kandi tukagera no kuri byinshi. Mbashimira mu nzira baciyemo baza, Imana yabarinze bagirana amahoro, nk'ubwo natwe Imana yaturinze tugahurira hano, ndetse tukagera tubona abandi bantu benshi twifatanya. Nibyo nagirago mbashimire. Banyita Remi, nkaba ngiye kubaririmbira indirimbo yanjye bamangiye. Nambwiye ngo kandi dushyize nako ngavuga reko uvuge ufite ikibazo. ngiye kuyiririmba. Fasi 7 ko mu buzima bwatomo. Mu buzima habaho gukora no gusubira inyuma. Ndashimira mama wandemeye ubuzima, nshimira na data wongera inama nzima z'uburyo nakora ibishoboka na rurema, nkakatira inzira zinjyana mu mwijima. Kubw'ibyo rero mfite icyifuzo ku mutima, naho undi nagiye usibye Imana rurema, kuko niyo nyine igena iby'ubu buzima. Ndayisaba kuzamera ababyeyi kurama, imyaka 100 ni iki ko nshaka magana, kunyamagana nuko iki ko nshaka kurama. Ayo marozi nayo iki ko muza gurumana, nk'umusirikare nkoresha kuko kanyuma bwira rurema, kuko niwe uvuga irya nyuma. Ko nadiro nyine zabateresha karitoma, bagasigara bafite ibikwasi ku mutima, kuko umuriro wabo wakanye mu kazima. Ko yagsene zakane rwose kaksa yagsene And again, rwego rwo gucunguza uburyo umwete bakwakira twacu mwamwumvishe yuko ari umumisiyoneri w'ijambo ry'Imana. Rero ntabwo yagera tutubwiye ijambo niyo yafata iminota ingahe 5 ariko agatubwira iki Hello. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu nashimwe cyane. Kubw'uko muhumeka mwese muri bazima. Iyo butari muzima ntago wari kuba uri hano, sibyo? Ariko dushima Imana kuko yaturinze tukaba turi bazima. Iyo turi gusenga twubaha Imana. Iyo abantu babasha guhura n'Imana nuko bahura nayo mu gusenga, sibyo? Bagahura nayo mu gusoma ijambo ry'Imana. Abazi gusoma rero nagira ngo mbabwire ngo mujye mukunda gusoma ijambo ry'Imana, kuko Imana ni iduhurije hano, sibyo? Niba biryoshye gutya hano mu isi, mu ijuru bizaba bimeze gute? Bizaba ari byiza cyane. None se twakwishima hano ntituzajye mu ijuru? Ntitwishimire kuzabona ijuru? Hari umuntu udashaka kuzabona ijuru? Ako mwari muzi ko Yesu akunda abana? Mwari muzi ko akunda abana bato? Mwari muzi ko ashobora kuzakoresha mwebwe ba mama wanyu bagasigara? Ariko ntimuzababare ngo musize ba mama, kuko mwebwe mwakunze Imana cyane, sibyo? Ibyo mukora byose mujye mukunda, mukunde n'iki? No gusenga, sibyo?
iyo ukuriye mu gusenga ukura uri umuntu w'agaciro. Mwebwe muri abantu bakomeye cyane, sibyo? Iyo ndi kubareba njyewe ndanezerwa kuko nanjye naciye mu buzima bw'abana, sibyo? Nabaye muto, ndakura, ndiga, ariko niga wenda bigoranye, ariko ndarangiza, sibyo? Ariko kubera ko naje noneho gukunda Imana, nabonye amahirwe mu ijuru, sibyo? Ubu ngubu mu ijuru nzi neza yuko igihe nikigera cyo kuba ngomba gutahayo, nanjye ndashaka gutahayo. Namwe kandi ndifuza yuko mugomba gutaha mukajya mu ijuru, ariko uyu munsi muri hano ku isi kugira ngo mukore ibyo Imana yabaremeye hano ku isi. Muzi ko muremwe mu ishusho y'Imana? Muzi ko musa n'Imana? Ubu muzi ko wowe nawe mwese muri abavandimwe? Reka rero dukundane, tugire urukundo rw'Imana, sibyo? Ndashaka gusoma ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana nsoma nuko buri wese aryumva. Niba munafata mu mutwe mukarifata mu mutwe, narangiza nkabasengera, ibyifuzo byanyu mufite nabyumvishe ndabisengera, minerivare ziraboneka mu izina rya nde? Rya Yesu. Kubera niwe utanga iki byose, ibintu byose. Buriya ujya gusaba mama wawe amafaranga, hari abadafite ba mama na papa? Barahari? Imana niyo papa wawe, ni nayo mama wawe, sibyo? Nanjye nta papa mfite, nta na mama mfite hano ku isi, sibyo? Ariko papa ni Imana, nimpa buri kintu cyose, sibyo? Kandi nge wababuze ryari? 7. Nge nababuze mfite imyaka 3. Turabona ntariho. Ntukihebe, ntugatakaze icyizere. Ngewe nta muntu n'umwe nari mfite ku myaka 3, ariko narakuze. Ariko noneho naje gukunda Imana. Rero nagira ngo nkubwire ngo wowe uri hano, Yesu aragukunda. Reka nkubwire ijambo ry'Imana noneho. Riri mu gitabo cya Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 2, umurongo waho wa 17. Nagira ngo muhafate kuko hazabagirira akamaro ni mubikoresha ibyo bintu. Haravuga ngo mwubahe abantu bose. Musubire mu mwubahe abantu bose. Mukunde bene data. Mwubahe Imana. Mwubahe umwami. Ibyo bintu biragoye. Kubaha sinabonye mwese mwubaha. Uzi ukuntu nabakunze kubera discipline mufite. Iyo ngiyo rero ni muyikoresha. Mukayikoresha mukubaha abantu bose. Mukubaha Imana. Mugakunda bene data. Yesu aravuga ngo mukundane. Sibyo? Gukundana nicyo kimenyetso kiranga umuntu umwana w'Imana. Niba uvuga ngo uri umwana w'Imana, ugomba gukunda mugenzi wawe. Sibyo? Rero nagira ngo mbabwire ngo iri jambo reka turisubiremo, asigaye numve ko mwana rifashe. Njye ngira ngo niba ndi kwigisha abana bafata icyo kintu kugira ngo n'ejo n'ingaruka nzababaza aho twasomye munsubiremo. Sibyo? Njye nzagaruka kuko nabakunze, nzaguma nze kubana namwe igihe nzajya nshoboza. Sibyo? Mfite abana hariya bangana namwe, nzageraho mbabwire ko nabonye ibintu bidasanzwe muri mwebwe. Mwebwe mwantangaje, mufite impano zidasanzwe. Haleluya. Haleluya. Twagiye urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 2, umurongo wa 17. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 2, umurongo wa 17. Haravuga ngo mwubahe abantu bose. Mukunde bene data. Mwubahe Imana. Mwubahe umwami. Ibyo bintu si byoroshye. Mubensubiremo twumve. Mwubahe abantu bose. Mukunde bene data.
mwubahe imana, mwubahe umwami, mukunda abantu, umva ikintu ibyo bintu, mukunda abantu bose, mwubahe bene data, mwubahe abantu bose, mukunde bene data, mwubahe imana, mwubahe umwami. Ni ibintu bitatu bingana. Abantu bose, bene data, imana n'umwami. Ibintu bingahe? 4. Abantu bose, bene data, imana, umwami. Noneho rero twagiye. Mwubaha abantu bose, mukunde bene data, mwubaha imana, mwubaha umwami. Nimukora ibyo bintu byose, icyo muzasaba data wa twese cyose azakibaha. Ibyo byifuzo byose mufite azabibaha. Ntimukiganyire, ntimukagire ibibazo muri mwebwe, kuko Yesu arahari kugira ngo abakemurire ibibazo byanyu. Sibyo? Reka twunamishe amaso yacu dusenge. Ngiye kubasengera baturiraho umugisha, kuko iki kintu rwose ndagira ngo muzagikomeze, mwubahe imana, mwubahe umwami, mukunde bene data. Ikindi ni iki? Mwubahe umwami. Ahasigaye ibyo bintu nimubyubahirize, Imana izabakuza, ibarinde ubuzima bubi bwo ku mihanda, ibarinde ubuzima bubabaye, izababera ababyeyi, izababera papa, izababera umuvandimwe, izababera na mama. Haleluya. Tugiye kubasengera. Ibyifuzo 2 byihuse. Ni ikihe dufite? Yego. Kirahari? Nta gihari. Ndashaka icyo nsengera. Vuga ibyifuzo babasengere tugere vuba dutahe. Minerivare. Icyo cyo nagishyize cy'umwihariko nacyumvishe ko gihari. Ahubwo noneho ubwo ngubwo muyobozi abazi ibibazo bihari tugomba gusengera, kuko iyo dusenze Imana irasubiza. Ibintu byose bivahe mu gusenga. Minerivare iyo ngiyo turayihamagarize mu izina rya Yesu. Ahantu ho kuba. Imana irimo irabyumva kandi isubize mu izina rya Yesu. Dusengere n'uyu murimo ukomere. Izazamuka imyaka yindi 2 muzaba mureba, mwe muzaba murimo munakora ibintu bikomeye cyane. N'amafaranga tuyasengera azaze, Imana ikoresha abantu bazana amafaranga hano kugira ngo ikintu cyose tuzakenera. Ibintu byose bikomezwa nuko tuba dufite amafaranga. Imana rero irayafite, Imana ifite ibintu byose, niyo tugomba gusaba. Sibyo? Aho uzajya uri hose, nawe n'umwana uzi gusenga, isengesho rigera ku Mana. Ujye uyibwira mbere yuko ubwira abandi bantu, uyibwire nzi neza yuko bizacamo. Sibyo? Mana, ndagushimye ko ugira neza, ndagushimye ku munsi nk'uyu nguyu nkweretse abana bari hano imbere yawe. Uyu munsi ndabaturiraho umugisha mu izina rya Yesu. Ndahamagara amafaranga azabafasha muri ubu buzima. Hari ikibazo cy'abadafite aho baba ndetse n'ibibabeshaho uyu munsi wa none. Turahamagara kuko washyizeho amazu menshi hano muri iyi si, ndetse hari na menshi dufite mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko mu gihe tukiri kuri iyi si, reka uzane amazu, uzane aho aba bose baba, uzane n'ibibatunga, uzane umugisha kuri bo, ubabere ababyeyi, ubabere ba papa na ba mama, ubabere abavandimwe. Data, turagushimye. Minerivare ziboneke mu izina rya Yesu. Turashaka ko iki kigo gikura, iki kigo kibe ikigo cy'icyitegererezo, ndetse mu gihugu hose babashe kukimenya.
data turagushimye kuko umurimo watangije muri twe ari nawe uzawusoza. Ndasengera abayobozi bagitangije, ndasengera abagira uruhare bose kugira ngo uyu murimo utere imbere, kugira ngo uyu murimo ukorwe. Mwami Yesu turaguhamagaye, twizeye imbaraga zawe, twizeye yuko uzakora ibitangaza, nizeye yuko nzagaruka hano Mana bitari kera nkabona ikintu watangiye gukora, nkabona umurimo watangiye gukora muri bo. Data ndahamagara imbaraga zawe kuri bo, ndahamagara umugisha wawe kuri bo, ndabaturiraho ibyiza. Ni abantu bakomeye, ni abayobozi b'ejo hazaza. Reka Mana ubakureho izo karande zabafashe, ubakureho ibyo byose byabafashe, ubakize indwara, abarwara ubakize, abahura n'ibibazo by'ubukene ubibamare, kuko Yesu ubukire bwose bwahishwe muri we. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Rero reka dufate uyu mwanya mwane tugushima, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. gushimira gushimira tubashimire again and again. Aha, murihangana iyo ibintu byabaye byiza nyine biba byaryoshye. Tugiye gusoza, ariko mu gusoza ibihe byiza kuri wowe wese udukurikiye aho uri hose mu bice bitandukanye, yaba bari mu Rwanda, muri Afurika ndetse no hanze yayo. Nongeye kubasuhuza mbifuriza ishya n'ihirwe kuri we byakunze ujye ushima Imana, ndetse niba bitanakunze wongere wegere Rurema umusabe ko yakomeza ku blessing ubuzima bwawe. Ngendi Denario, iyi ni NCD TV, nongera kubaha ikaze. Sinige nyine muri studio za NCD TV, ndi kumwe n'umutumirwa hano agiye kutwibwira, turaganira byinshi kuri we, ndetse ntujye kure. Ikaze. Banyita Ganza Eric Andrew, nkaba ndi CEO wa Dreammakers Organization. Dreammakers Organization ni iki? Ni umuryango w'urubyiruko ko twese dukoramo turi abajene, wiyemeje kureba bano barumuna bacu, ese udashobora kuzamura impano ye, kuvuga ngo hari umwana uvuka akavuga ati se ko nkunda futu, ino futu nzayikinane, kubera ko abizi ko aho ari bujye bari bumusaba umusoro se, amajezi, utuntu nk'utwo. Twe rero twavuze tuti tubibashyirire ku ruhande, twihuze nk'urubyiruko rw'u Rwanda, tuzamura impano za barumuna bacu nagizo zijye zaka. So ni muri urwo rwego twakoze Dreammakers Organization. Dushyiramo football, dushyiramo abana babyina imbyino zigezweho, ababyinizi zacu za gakondo. Yego. Dushyiramo, hari umukino bita pickleball mushyashya turi mu bawuzanye mu Rwanda, n'ibindi byinshi na art wagiye uyibona. Yego. So ni ukuvuga ngo buri mpano uko ije twe turwana no kwizamura tukayibona imurika. Yego. Dreammakers yatangiye ryari? Ubu ngubu tumaze imyaka 2 dukora. Twatangiye 2022 ariko mu kwezi kwa 5. So urumva ni 2 n'igice kiri kujya kugeramo. So far nuko nguko watubonye nyine. Ubwo imyaka 2 irashize. Imyaka 2 irashize. Ni urugendo rumeze gute? Dreammakers ni urugendo mwatangiye gute, ubu rugeze he? Ibintu byose rero ngiye kuvuga ku by'urugendo rwacu. Nkunze kurwita urugendo ruri spiritual, bitewe n'impamvu zanjye na bagenzi banjye. Kuvuga ngo uru rugendo twarufashijwemo n'Imana, kubera ko twe nta kintu twari cyo, aba bana babibonye ni benshi, turi abajene, ntabwo wabona ibibahagije. Ariko hamwe n'Imana na Rurema, uru rugendo twarutangiye dukorera ahantu kwitaka gusa hariya Zabatsinda, tugenda dusunika. None ndakeka hano wabibonye dufite amasara agera muri 2, dufite ikibuga, dufite aho dukorera, ubu dufite aho tubarizwa. N'umuntu yadushatse afite aho dusanga. So urugendo rw'imyaka 2 hari aho twavuye, hari naho twageze hafatika. Dreammakers yatangiranye n'impano zose. Muri iyo mikino wagenda gutubwira, hari n'uwo mukino mwazanye mu Rwanda wa pickleball, byo turanabizi cyane ko ari umukino mwatangije. Icyo gitekerezo cyaje gute cy'uwo mukino? Ni ukuvuga ngo igitekerezo cya pickleball cyo, hari abazungu bitwa Tennis Without Borders, twabahawe
hano IPRC so baje gusura abana no kubashishikariza tenisi ariko mu bikoresho bazanye hari harimo ibya pickleball mu by'ukuri banadushishikariza kuwukuza ibintu nk'ibyo byose baratubwira bati rero no mukino muwigisha abana uri fan ni umukino mwiza natwe ni muri urwo rwego tugenda tubona na bagenzi bacu bari tayari kuzamura ugenda uzamo abakire bashoramo gake gake nyine uwo mukino uri ku rwego rwiza mu Rwanda. None Dream Makers irimo abana bameze gute cyangwa n'ibyiciro bimeze gute? Ibyiciro nk'uko nabikubwiye mbere harimo football, hakabamo traditionnel, hakabamo dance moderne, hakabamo arts and handcrafts, nanone hakagarukamo abana ba pickleball, ubu ngubu dufitemo basket, volleyball. Ndumva ibyiciro nibyo ariko bitewe nuko hari abana bagenda badusaba bino bita martial arts, yego nabyo tugiye kubizana mu bushake bw'Imana mu minsi mike biraba bishobotse. Urumva iyo abantu bafite iyo foundation bafite uko gukora gutyo biba bikeneye ibikoresho, bakina iyo mikino yose bikeneye ibikoresho n'ibiki byose, mubibona gute, mwifashisha iki kugira ngo iyo mikino mubashe kuyikora? Rero ikintu cya mbere twabanje kugenderaho twavuze tuti nitubona ko ibintu byinshi tudafite n'ibiduca intege nta kintu tuzageraho. Nkuko wabibonye abana barakina muri football, ziriya baro n'Imana iziduha ko umuntu araza, hari umupasiteri bita Mulisa niwe wadufashije tubona n'ahantu, yego ukabona bahaye nka bare ebyiri se 3 urumva ubwo ngubwo mu babyina speaker umuntu araza akayitanga bitewe nuko yishimiye abana akavuga ati rero mumbwira ikintu nabasha nyikore, ukamubwira wenda mu bibazo bihari akareba icyo abashijemo. So ni ukuvuga ngo ubu ngubu ibikoresho tubibona ku buntu bw'Imana n'abantu batugezeho bakavuga bati turabaremeye. None abana bari muri Dream Makers n'abana bameze gute cyangwa basobanura gute? Aba bana rero bari amoko abiri ariko adatandukanye cyane. Harimo abana bababaye cyane. Mvuze umwana wababaye mba ndi kuvuga umwana wababaye byo kubabara. Yego. Hari abana baba bari kubana n'ibikomere by'uburyo iwabo babayemo se mu makimbirane y'iwabo cyangwa se ubukene bw'iwabo. Ariko abo ngabo wenda reka mbaveho mvuga bo ku mihanda, nimba wumvishe neza hari abana baba bavuze ati mu nsengere mbonaho kuba. Yego. So ni ukuvuga ngo umwana udafite aho kuba waba yararenze uruhombero, reka mbivuge nka gutyo. So icyiciro cya mbere ni icy'abana twita bano b'imihanda dukunze kwita amayibobo, ariko twe nta mayibobo hano dufitemo, kuko umwana ushyitse hano nimba wabirebye discipline ahita yijyaho akagendera ku murongo asanza. So ni ukuvuga ngo hano nta ziba zikirimo, ariko nyine stira abagifite cya kibazo cyaho kuba. Icyiciro cya kabiri n'abana babana ni waba ariko nta bushobozi bwinshi waba bafite, sanga kubishyura ama minerval ari hatari, kubashyira muri izo mpano se ibintu nk'ibyo nukanga ibyiciro ni nk'ibyo bibiri. Hanyuma twaje kongera kwakira n'abana badukunze kandi n'ubundi nabo n'abana b'u Rwanda. Yego. Waza yishoboye ni waba bamurihirira ariko akavuga ati nanjye nshaka kuba umwe muri mwe, hanyuma munzamurira impano, ntago twamusubizayo twarabyiyemeje. So n'ibyo byiciro. Abo bana cyane cyane waruvuze baturuka ku muhanda, n'abana tuba tubizi ko banyuze muri byinshi bigiye bibabaje, banyuze mu bintu bigoye bituma imico yabo akenshi ihinduka, bakaba abana batumva nyine ibintu bisanzwe, discipline yabo ugasanga iri hasi. Mubahindura gute kubagira abana banyu bafite indangagaciro zanyu? Rero buriya kugira ngo uhindure umuntu ubanza kujya mu rukweto rwe, kubera ko byaje kugaragara ko n'impamvu aba bana badahinduka tugenda tubatuka tubita amayibobo, nyine twabatereranye nawe baze ku bibazo ufite byo kwicwa n'inzara no kubura huba, n'uwo muhuye akaza kubwira nawe. Ni ukuvuga ngo twe twakoze opposite yabyo, ikinyuranyo cyabyo. Uyu mwana yakitugeramo twisangamo, kubera ko nimba warebye mood twe tuba dufite ni mood imwe. Ukuvuga ngo ntago tuba tureba ngo urakinnye ngo urakize, tuba twabaye umwe. Rero uyu mwana abonye muri umwe
kandi akabona mwebwe muri kuri disipurine runaka, hari indangagaciro za kinyarwanda mugenderaho, hari n'ibintu mutakora n'ibitutsi iyo ageze hano yatukanaga ku muhanda arabibona ko atari byo, ukamubwira ati se nimba ututse umuntu kuri mama urumva wihesheje agaciro cyangwa se urakiyambuye, kuko nawe batutse mama wawe wababara. Ni ingero ndi kugenda nguhereza. So iyo dusanze gutya watubonye duhita tumuhindurira mu buryo yasanze duteye, kuko ni systeme twashyizeho. Iyo hano nta discipline ufite uragenda, kandi hano nta mwana uhaza ngo agenda, ahita bikunda kuko haba hari bagenzi be yisangamo. Yego. Aba bana mumarana nabo igihe kingana gute? Biterwa n'igihe, kuko urabona ni abanyeshuri ntabwo baba batiga, buriya nubwo batakaga minerivare abenshi bariga, Imana hari uko iba yarabigenje, ariko igihe biterwa nyine n'ibi. Iyo ari mu gihe cyo kwiga ni ukuvuga ngo bo ku wa gatandatu nibwo duhura, byaba ngombwa no ku cyumweru bitewe n'abatoza babo igihe babakenereye. Hanyuma rero muri vakanse ho dukoramo iminsi nk'itatu, iminsi 2 mu minsi isanzwe, no muri weekend tugakora ku wa gatandatu. So urumva tumarana na bigihe gihagije, twabaye nk'umuryango muri make, turahorana. Harimo bamwe bambwiye bafite amafamiye, bafite imiryango baturukamo, bo imiryango yabo mugerageza kuyiganiriza cyangwa kubegera mukababwira dream makers icyo ari cyo bakabyumva. Ni ukuvuga ngo ababyeyi b'abana urumva ntabwo umwana wamumarana imyaka 2 cyangwa se amezi 2 nyina atazi aho ajya ku munsi ku wundi. So n'amanimero y'ababyeyi babo tuba tuyafite, tuba tuvugana na location, nyine detaye y'umwana yose hano tuba tuyifite, n'umubyeyi w'ababizi ko tumufite. Usibye ku bana bashyashya, kuko umwana ashobora kuza hano agahita ajyamo, ntabwo mwana 200 wajya kurobanura ngo uvuge tuyi ni mushyashya, keretse iyo ubimenye. So iyo bamwanditse nawe dukora uko dushoboye communication hagati yacu n'ababyeyi ikihuta kagenda neza. Ikintu nishimiye cyane nuko hano mwese muri rubyiruko muracyari batoya, imbaraga zo gukora igikorwa nka kino gikomeye cyakagombye kuba ari igikorwa cy'abantu bifashije, bafite ibintu byinshi bagezeho, aho gati ngiye gushora hariya byangiye gufasha abana kuko mfite icyo mfite. Nkatwe turacyari urubyiruko, nta bushobozi burenze natwe ubusanga nyine, ariko akundi tukibana n'ababyeyi. Imbaraga muzikura he? Rero twebwe hari ijambo rya mbere twagendeyeho nk'abajene twese, ku rubyiruko arizo mbaraga z'igihugu. Ririya jambo iyo barivuze ntabwo ari uko urubyiruko baba bavuze ko ari rwo rufite amafaranga menshi, ahubwo ni uko twebwe tuba dufite igihe cyo gukora ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo twebwe abakuru kuri twebwe imirimo iba yarabatwaye kuri level atakibuka no kubaka igihugu. So imba twe turi imbaraga z'igihugu, rero twaravuze initiative, turavuga tuti barumuna bacu impano ziri gupfana kandi dufite ubushobozi. Gushaka niko gushobora, nicyo ndi gushaka kubwira. Buriya mwashatse ikintu ibintu biba byaciyemo iyo muhuje umutima. So twicyambere twahuje umutima, ubushobozi n'ubw'Imana niyo yabuduhaye. Rero nakugaka imbaraga nyamukuru twazikuye mu gukura amaboko mu mufuka, icya kabiri dukura ubunebwe mu mutwe, icya gatatu twihana initiative yuko tugomba kubigeraho ibintu twiyemeje. Nicyo kintu nyamukuru kabisa kiduhizo kimwe warumbarije. Ikindi kintu nakunzemo nuko mwegereza abana banyu Imana, bakamenya gusenga, bagakunda Imana, mukabatuza yuko kure y'Imana nta cyiza kiriyo. So niyo mpamvu rero nifuje ko twanamenya intego zanyu. Mufite izihe ntego nka Dream Makers Foundation? Twebwe rero ngeyo kuko intego dufite zari nyinshi, numva nimba amakipe ari menshi, ibikorwa birimo ari byinshi. Intego football ifite, siyo ntego fashion ibifite, siyo ntego aba traditionnel baba bafite. So twebwe intego yacu nyamukuru ni ukugera ku cyo twifuje, ni ukwitunga. Bano bana turi kubagira abakozi ku buryo kiwe azajya bibona ko ibintu yakuriyemo bimutunze bigatunga n'iwabo. So navuga ko intego nyamukuru ari ukubona aba bana barabaye abakozi bazima muri kariyeri zabo, bari kuzinjizamo amafaranga, natwe turi kuzamura abandi. Urumva intego ni cercle, kubona bamwe tubagejejeyo tugafata abandi gutyo gutyo.
byose hamwe n'Imana. Yego, turabanza gushimira cyane abantu bagiye bagira uruhare mu kubegera, mu kuba hafi muri uru rugendo mwatangiye. Ariko ni iki kintu mwongera gusaba abantu bakunzi ba NCD TV ndetse n'abandi bantu benshi badukurikira, ni iki mwongera kubasaba? Abakunzi ba NCD TV rero n'abanyarwanda muri rusange bari kureba ibi ngibi, ikintu nabasaba nyamukuru nuko buriya kufite umutima wumva duhuriye kuri uwo mutima, kubera ko abantu bose turi bamwe, ariko uwumva ahuje umutima natwe, wumva ashaka kuzamura impano z'umwana w'umunyarwanda umwe bita umukene utabasha kwiyishyurira muri izo mpano, uwo muntu ubufasha ubwo ari bwo bwose yatanga burafasha. Nimba wabibonye, nimba abana bakubwira bati dukeneye minerivare kuyishyura si ibintu bikomeye. Impamvu mbyita ibintu bidakomeye, iyo umuntu yagize ubushake arazana akatwaka umwana kandi aramwishyurira, ukabibona ko ari kubikurikirana neza. So ubwo ngiye ikintu nabasaba, kumva ahamanya natwe, yagendana natwe, tumuhaye ikaze azatugereho, cyangwa se wowe ukorera ino NCD TV, wowe ubwo nawe yagucaho kuri umwe muri twebwe. Yego, nta kibazo. None washaka noneho kuhagera neza, kugera location makuramo yabasanga agana he? Location dukorera hano ku Gisozi Beretwari, ariko ahantu baca ni heza. Ku muntu ushaka kutugeraho yacana mu Gakinjiro ku gasoko k'amakara, nimba habona akamanukiraho agahanda ka mbere k'iburyo gatambika, ni urusengero ruri hirya bita Revival Palace, na metero zigera muri 20 zirimo, nimba zinageramo ni nka 25. So ni ukumanukira ku gasoko k'amakara ugatambikira mu gahanda k'iburyo ka mbere muri metero 20. Urusengero ni Revival Palace. Barahumva rwose. Nabonye hari gahunda mwatangije yitwa igiceri program, ni gahunda usobanura gute? So nimba wabibonye, babanza no kugusobanurira bari abana igiceri program icyari cyo. Ni ukuvuga ngo twararebye, iyo utegereje ubufasha cyane utabanje kwigira birangira uguye. So turavuga tuti tubanze twigire, tumenye neza nimba mugenzi wacu abuze minerivare yahita yibona, bitworoheye. Agize se akabazo k'umwenda, twahita tubasha kuwumugurira. Yego. Cyangwa se ko tujya tugira abana bagira ibyago hano ugasanga apfushije nk'iwabo, twabasha kumusura tukabona ku gasukari cyangwa se icyo kintu icyo ari cyo cyose twamushyira nk'umuntu tugiye gufata mu mugongo. So ni ko igiceri program cyaje. Turavuga tuti kadushyireho igiceri program, buri mwana ubashije kubona igiceri na buri muntu wese uja, wabibonye dufite akabox agishyiramo, ari amafaranga rero tukunze kwita depanage. Nge n'aba bajene banjye dukorana, kuko aratudepana nyine. Iyo umwana azanye akabazo ugasanga agakeneye ubuntu bwihutirwa, duhita tuyakoramo tukamukorera ibyagakozwe. Uyu munsi tuza twasanze abashyitsi, abanyeshuri biga World Mission. Ese musanzwe mugira n'abandi bashyitsi batandukanye baza kubasura? Kuri icyo kibazo mbajije, nashishikariza abantu kuza kujya kuri page yacu ya Instagram, batwita Dreammakers Organization, nibwo baza kutugira byinshi batumenyaho. So ni ukuvuga ngo abantu of course baraza kenshi, iyo babonetse baraza, ukabona afasha abana, arabarihiriye. Ku bijyanye rero n'abanyeshuri ba World Mission, bo ni n'inshuti zacu, kuko natwe twizeyo, hari na bagenzi bacu bakigayo. So ni ukuvuga ngo ni abavandimwe. Rero umuvandimwe kuza kugusunika mu gikorwa runaka, ndatekereza ko niwo murimo nyamukuru wundi wakabaye, nyuma yo gusunikana ubuvandimwe bugakomera. Okay, dusoza, reka ushimire buri muntu wese wagize icyo akora ku rugendo rwa Dreammakers Foundation ndetse naho mugeze. Yego. Nge rero ubwo umuntu wa mbere nashimira, buriya ngiye gushimira mera muri aba basore dukorana, kuko nibo bakoze byinshi, ni intwari cyane. Ndabashimiye rero ko bakiri tayari gusavinga aba bana, kubaho ku bwabo kandi bakagira aho babageze. Banje gushimira Dreammakers staff muri rusange. Abandi bantu ba kabiri nshimira ni mwebwe
n'aba bantu bajya badusura ukabona kugezeho ni iby'agaciro iyo uri gukora ikintu ukabona umuntu uri kukwankuraja agira n'ikintu akuzanira, so ni ukuvuga ngo birafasha cyane, bidutera kuraje. So ndashimira mwese n'abagiye batugeraho bose bakadufasha, nkashimira n'abakozi bose ba Dreammakers kubw'umutima ukomeye biyemeje bakaba baraniyemeje ko bazabigeraho uko byagenda kose. Yego, reka tubashimire cyane rero mwebwe mwese mwari mudukurikiye. Iyi ni NCD TV. Niba uri umuntu ufite umutima wo gufasha, niba uri umuntu ufite ibitekerezo byo kubaka u Rwanda, niba uri umuntu washyigikira ikiremwa muntu, ndizera yuko Dreammakers bafite byinshi, nawe ubafitiye byinshi byo kubafasha. So reka mbashimire cyane rero, ngiye na Ridenario, ndetse niba ushaka kugera hano biroroshye cyane, turaza gupininga namba zabo munsi wababonaho, ndetse ushaka no kuhagera biroroshye cyane, location mwayumvise, nutanamenya uzatubaze tuzakubwira. Murakoze cyane. murakoze. We are NCD TV. Ubu ngubu tuvugana turi mu masaha nimugoroba, twari twasuye Dreammakers Organization. Ubu ngubu rero ndi kumwe na bamwe mu bashyitsi bari baje kureba uko abana bameze hano ngaha. Ikaze kuri meze Muraho neza. Amazina nitwa Nzayihiki Basile, nkaba ndi umwe mu bantu bitwa inshuti z'Imana, ndi umwe mu bamisiyoneri basanzwe ni baturuka muri Youth with a Mission, n'urubyiruko mu ivugabutumwa. Nsanzwe rero nkorana n'urubyiruko mu ivugabutumwa kubera ko nanjye aho ndi mbasha kugira umurimo mu bana, ariko numvishe naje rero nka ya nyenyeri yamurikiye Yesu yavutse, imurikira abantu bagenda bakurikiye inyenyeri basanga aho Yesu yavukiye. Ni muri ubwo buryo naje namenye amakuru, nanjye uyu munsi naje negera abana nje kubasura. Ni byiza rero ubwo waje bari guterana, ndakeka waje kare. Eske wabibonye gute? Abana bameze gute? Ni igiki wabonye kumva kiragukuruye cyane, nk'uko wavuze ko ari inyenyeri yakuyoboye, nk'aba bami batatu bagiye bakurikiye inyenyeri ya Yesu? Wumvisha hari igiki cyahindutse muri wowe umaze kubona abana bantu ukuntu bameze? Nibyo, njyewe numvishe ibyishimo byiyongereye muri njyewe, kuko ubuzima nanjye nabukuriyemo, ubuzima bubi, ubuzima bwo ku mihanda, ariko nyuma nza kuba ufashwe ukuboko n'Imana, noneho irankiza ibunkuramo. Uyu munsi rero nahageze, nongera kubona ibyishimo mu bana, nongera kubona morale idasanzwe. Iyi morale nabonye hano ngiye nayiherukaga kera. Uyu munsi natangaye, nishimye, banejeje. Bakunejeje. Hari umwana hariya yavuze ko yitwa Remy, waririmbye ari kuvuga ku bintu by'ubuzima. Eske iriya ndirimbo yaririmbye wayumvishe gute nk'umwana muto yungana kuriya, ariko akaba azi ku bintu by'ubuzima, akaba yarahuye n'izo situation zitamwemerera gutuma yabaho neza nk'uko umwana akwiye kubaho? Uriya mwana afite impano, uriya mwana ni umunyempano, kandi ni ugusengera Imana igakomeza gukuza impano ye, kuko nabyumvishe cyane, kuko njye nanjye ndabyibuka neza mu myaka nk'itandatu iri imbere yanjye, nanjye nari umuraperi, ariko noneho nyuma nza kubivamo kuko Imana yanyoboye mu murimo wayo. Rero ntabwo nari kuvanga ibintu bibiri, rero nahise mwumva neza, numva umwana afite talent. Bivuze ko ubaye uri n'umubyeyi we wamushyigikira agakomeza akagenda nyine akagera kure agatumbagira. Nibyo, ubundi ikintu cyica abantu kuri iki gihe ni uko umwana agira impano yisangamo, ugasanga ababyeyi ntibabasha kumushyigikira ngo agere aho yakageze. Ni urugero, umwana arakura akunda football, umubyeyi ntabe yamugurira godiyo cyangwa ngo amugurire jazz, ariko burya icyiza ni uko ushyigikira umwana mu mpano ye. Mbaye ndi umubyeyi we, namukorera ibishoboka byose na studio nkajya mujyanamo, ariko akabasha gukuza impano ye. Ikiruta byose nkamuyobora kumenya Imana. Yego, Imana niyo nkuru. Ku bantu badukurikiye rero, gira icyo ubabwira, nimba uzakomeza, nimba hari ikintu ugiye gukora muri Dreammakers Organization, nyine nimba ari ikintu kigiye gukoramo kizatuma nyine bakomeza bakamamara nk'uko wabamenye, nimba hari ikintu uteganya gukora. Njyewe
ikintu gikomeye kuri jyewe ko ngiye gusenga nzajya nzamura aba bana uko mpuye n'abantu bafite icyo bakora nzajya mbamurikira aba bana nafashe utuvideo nafashe amafoto mu by'ukuri gupostinga abazajya basubiza nzajya mbabwira bafasha aba bana rero mu buvugizi nzajya nkora nzabavuganira nzakora uko nshoboye ku buryo aba bana bamenyekane aba bana bakure aba bana baguke bazaba abantu bakomeye nzajye mbabona mvuga ngo hari uruhare nanjye nagize ku buzima bw'aba bana. Yego. Dusoza rero mwamwumvishe ni umusiyoneri ni umuvugabutumwa Imana yamuyoboye kuri aba bana kugira ngo bamenyekane kandi bakomeze babeho bagire icyo bimarira. Rero uyu ni umwanya wo kuba twasoza dusoza rero uyu mugabo yatubwira ahantu mwamusanga kugira ngo azabagezeho ubutumwa bwiza akwirakwiza mu banyarwanda cyangwa se n'ubutumwa bwiza bw'aba bana kugira ngo namwe mugire icyo mufashaho. Nkuko natangiye mbibabwira ndi muri Youth with a Mission ni urubyiruko mu ivugabutumwa ariko international bivuze ngo mba nkora ahantu henshi hatandukanye no mu bihugu nshobora kujyayo njyanywe n'ubutumwa bwiza ndetse ubu ngubu ndi kubarizwa mu karere ka Burera mu kigo cya YWAM Youth with a Mission ariko kontara yanjye nari mfiteyo kuko ni ikigo nakoranaga nacyo mu ivugabutumwa aho nsa naho yarangiye ubu ngubu ndi kuba ngaruka hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Bugesera aho niho ndi kugenda mvugira ivugabutumwa ku banshaka ku bindi busobanuro nimero yanjye ya telefone bayikoresha ni 0788 9133 aho ngaho mpamagaye rwose twaganira kandi tugafatanya kubaka ubwami bw'Imana. Ngira ngo rero mwumvisha ibyo babwiye umushaka wese yareba ibyo amaze kuvuga no ku yandi makuru kugira ngo ushaka gufasha cyangwa ushaka kumubona guhura n'uyu mugabo wakora ibyo akubwiye. Rero NCD TV nakagaruka ciao ciao.